andeba nabi, noneho nyuma nibwo naje kumenya ngo hari ukuntu nyine yafitiye crush nde Eve. nyuma y'iminsi 954 gusa bashakanye nk'umugore n'umugabo, ubwo ndavuga basezeranye bakoze ubukwe, bahise bakagatanya. uwo nta wundi ni Kimenyi ndetse n'uwari umudamu we Muyango. hatambutse ubutumwa bwinshi cyane bwari butandukanye, harimo n'ubu ujya kuvuga amabanga y'urugo akayavuga mu birara, abagamije iki? Abagabo muri iyi mihanda nababwiye ko babaye banasema, babaye injajwa. Kimenyi yahennye mu bakwe. izi nkuru zose zabaye mu gihe gitoya, nyamaze aba bantu babiri Kimenyi na Muyango urugendo rwabo nta n'imyaka 7 rumaze. ubwo ndavuga rwatangiye muri 2019 rurangiye 2026. gusa ibyo byose uko byabaho haba hariho gitera. iyi nkuru yose urugendo rwabo guturuka 2019 kugeza ubu 2026 batandukanye, nibyo iyi video igiye kugarukaho. bana natwe muri iyi video dore ko ari na video ngufi cyane, maze usobanukirwe byose ku buryo burambuye. twatu video twanye najyaga nifatira ndi kuririmba ndi kubyina iki, hari akashabundi nafashe umuntu araza arandika ngo ubwo rero ngo Kimenyi yarashatse. abantu benshi bagiye bagaragaza ati uyu ntabwo ashobotse, undi akagaragaza ku rundi ruhande ati uyu ntabwo ashobotse. hagati yabo hatangira kuzamukamo ibibazo bitandukanye, kandi bari abantu bakundanaga cyane ndetse baba star bazwi cyane kuri social media, ku buryo abantu babakundaga cyane bitewe n'ubwiza bwabo. mbese bombi warabarebaga ukabona baraberanye. dore uko bigeze ku musozo byose. Umuntu w'umugabo ngo runaka ngo umugore wanjye ntampindukirira. munyemerere gato tubanze dusobanure buri umwe mu magambo make cyane, noneho turahita dukomeza tuzamuka tugaragaza uko byose byagiye bigenda. reka duhere kuri Muyango uwo ari we. amazina yitwa Uwase Muyango Claudine, ni umwe mu bantu bazwi cyane mu myidagaduro n'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda. yamenyekanye cyane muri Miss Rwanda 2019, aho ngaho ndetse yanahabonye igihembo cya Miss Photogenic. ndetse uyu Muyango ni n'umwana wa fan ukomeye cyane, ariko akaba ari umu MC n'umuhost. yari yarashakanye rero na Kimenyi. uyu Kimenyi amazina akaba yitwa Kimenyi Yves, akaba yarabayeho umunyezamu ukomeye cyane w'umupira w'amaguru, ndetse yanakiniye ikipe zikomeye cyane zo mu Rwanda, APR, Rayon Sport, Kiyovu, AS Kigali ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. uyu Kimenyi Yves muri 2026 byaje gutangazwa ko yafashe icyemezo cyo kureka umupira w'amaguru. ibi byose bikaba byari bitewe n'imvune ikomeye cyane yari yagiriye muri uwo mukino w'umupira w'amaguru. reka rero tuvuge ku nkuru y'urukundo rwabo. Kimenyi ndetse na Muyango urukundo rwabo rwatangiye muri 2019 nk'uko Muyango yabyivugiye. Muyango yavuze ko yabanje kumenya Kimenyi Yves. uburyo yamumenyemo ngo yajyaga kureba umupira w'amaguru wa Rayon Sport na APR muri Mata 2019. icyo gihe ubwo yajyaga kureba uwo mupira yari muri Mata 2019. nyuma yaho umubano wabo waje gukomera cyane kugeza ubwo batangiye gukundana byeruye, n'ubundi yari muri uwo mwaka wa 2019. muri uwo mwaka wa 2019 inkuru yabo yaracicikanye cyane kuri social media. nk'uko twabivuze rero ko turaza kugenda twihuta cyane, ku itariki 28 Gashyantare 2021 Kimenyi yaje kwita aterera ivi Muyango amusaba ko yanamubera umugore. Muyango yahise amwemerera cyane, nawe yemera kuzaba umugore w'ubuzima bwe bwose. muri Kanama rero 2021 Muyango na Kimenyi bibarutse umwana wabo w'umuhungu. uyu mwana wabo w'umuhungu akaba yitwa Kimenyi Miguel. bidatinze rero ku itariki 4 Mutarama 2024 basezeranye imbere y'amategeko. haciyemo iminsi 2 gusa, ku itariki 6 Mutarama 2024 bahise bakora umuhango w'ubukwe. ubwo ni ukuvuga gusezerana imbere y'Imana. nyuma y'iminsi 2 gusa, kubera urukundo bari bafitanye, bahise bakora umuhango w'ubukwe. muri uwo mwaka rero wa 2024 bagikora ubukwe, ubwo ni ukuvuga hagati ya 2024 na 2025 hahise hatangira kugaragara ibimenyetso by'uko batabanye neza. ni ukuvuga bari abantu bagenda bifotozanya, bari abantu badashobora kurenga ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri badapostinze utuntu tw'urukundo ndetse dukabije cyane. murabizi uwo munsi ni umunsi w'abakundanye. bari abantu bafataga utuvido mbese twinshi dutandukanye bateteshanya bakundanye by'umwihariko ndetse cyane. kubera ko rero abantu bakundaga kubona izo posti zabo cyane, abantu batangiye kubona poste z'urukundo zabo, ubutumwa bw'urukundo bageneranaga badatangiye kujya babupostinga. abantu batangira kwibaza ati se umubano wabo uri kugenda ugabanuka. ku itariki rero 14 Gashyantare 2025 ubwo ni ku munsi w'abakundanye, nta butumwa rusange noneho rw'urukundo rwagaragaye bapostinga. nk'uko bigaragara hari nyuma y'umwaka umwe basezeranye imbere y'amategeko ubwo bakoze ubukwe, ndetse uwo mwaka wari utaranarangira neza nyine bakoze ubukwe. gusa ibyo bintu ubwo babipostingaga bagaragaza ko baba baratandukanye. Kimenyi yabanje
kubihakana yivuye inyuma. Muri Werurwe rero 2025 uyu Kimenyi yavuze ko kuba batarashyiraga ibintu byabo by'urukundo ku mbuga nkoranyambaga bitavuze ko batandukanye, ndetse avuga ko mu rugo rwabo hari ibyishimo byinshi cyane. Bwangaha twanahavana kandi kantu tugenda tubona mu zindi ngo hirya no hino z'abasitari bagiye bapostinga bakundana, ariko ubu bikaba byaranze, nabo hashobora kuba harimo ikintu. Ku itariki 7 rero Gicurasi 2026 Kimenyi yagaragaye muri live TikTok ari kumwe n'abantu barimo Godfather na Nana. Muri icyo kiganiro Kimenyi yabajijwe niba Nana ari umukunzi. Kimenyi atazubaje yahise abyemera, avuga ko Nana ari umukunzi we. Nana nawe yavuze ko afitanye umubano w'urukundo na Kimenyi. Uyu mukunzi Kimenyi yaragaragaje bitwa Nana ni muntu ki. Uyu Nana ni umugore uba muri Australia, kandi muri icyo kiganiro cya TikTok live niwe mukunzi wagaragaje ko ari mukundo nyine na Kimenyi. Nana yahise anavuga ko afite imanga kandi ise w'izo manga ari Kimenyi. Ibi ndetse byaje kwita bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye birimo Umuseke n'ibindi byari bikomeye cyane, ariko kubera ko bwari ubuzima bwite bw'abantu hari uburyo bagabanyijemo imbaraga. Ngira ngo nk'uko tubonye uyu mubano wa bano bantu babiri bakundanye mu myaka itarenze 7 bagashyingirwa bakabana bakaba banayitandukanyemo. Ku ruhande rumwe bigaragara ko Muyango yabaga afite umwanya muke wo kuba mu rugo, by'umwihariko mu masaha ya nijoro, kandi aribwo nyine ngo umugabo yabaga mukeneye, kuko nyine uyu Muyango yararaga ahostinga mu tubari two hirya no hino dutandukanye, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Uyu Kimenyi nawe anengwaho kugenda yasasa avuga amagambo atandukanye, harasinga Muyango ku bijyanye no kuba atameze neza mu bijyanye n'iby'abashakanye. Hari n'andi makuru atizewe agaragaza ko ubwo uyu Kimenyi yagiraga imvune yaje gukena agateza utwe twose hirya no hino, byo bikamuvira ko urukundo yakundwaga na Muyango rwaje kugabanuka, maze Muyango agafata umwanzuro wo kujya gushaka amafaranga. Kuri ubu nk'uko bigaragara ko nyine bari gutandukana byeruye kandi byemejwe n'amategeko, ndetse bikagaragara ko nyine uyu Muyango yaje gukomeza gushaka amafaranga. Bigaragarira mu mitungo imwe n'imwe agenda agaragaza, harimwe n'imodoka ihenze cyane, mu gihe Kimenyi we amakuru ye ari mu ibanga rikomeye cyane, ariko ayatangajwe nuko agaragaza ko yibitseho abana b'imanga. Kanizere ko musobanukiwe urugendo rwa bano bantu babiri nk'uko twari twabyemeje muri iyi video. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video, njye bagezaga iyi video nitwa Olivier. Imana ibarinde.